Sorry. Please. Madi. Sayang Sorry, please. Masih bangun. Vanizia kumutanizo kamera. Kanari nahise cyane njye kuzana ikaramu ngiye kwandika ibibazo ndibuze kubabaza kuko warumbwiye ngo dutegereje mu Madrid. Shamba uri mwana si ibyo bintu. Mana nyaga man wibeshye. Shamba uri mwana si ibyo bintu. Wibeshye usibe icyo kiganiro. Abantu bamenye ko inshuti nyayo nitari. Babarira ugisi. Mbonye kuko n'inshuti mbi baburanye cyane nuko mbishaka kandi nuko nabikoze mbishaka. Byo mbagize ko nabikoze. Ibyo bavuze ni Ayo umvise ubwo nyine na. One day uribwo nshishijemo nawe uzagumba shumi yanjye. Nimba rero wumva uri perfect ni ibyawe. Man. Uretse nzakwereka ko nanjye ndi umuntu man. Ako ni ndusoma umuntu. Abundi ko iki urukurana cyane uri no mufuta. Aya mafuta nsanze hose. Aya nitonyeshwa ndageze. Man. Uzongera na rimwe gutinyuka kongera kumvugisha. Urinja utongera kumora. None yongeye kuntuka urutoki. Urongera Mesote. Esa no corre. Mesoe. Umuzeho wangu Bari cyane nkawe. Anguse nusigaye baravuze niba ari ibiganiro bya FMT byagutwaye I don't know. Subizi saka bimba nibereyemo. Kandi byo byanjye. Byumva akazi mama agatwaye neza kabisa. Abaza kugitoro nago. Twese byarakaye tabakurikirana. Gusa turagendera Natwe barabizi ni imbere cyane. Natwe twemera abafana. mukose mu Madrid. Shara njye mbwira. Ngira se Shara mbibi ntabwo ngiye mufana mwana ndetse ko nyine twaje gukora ibiganiro n'iki tukavugana ariko sinzi ko njya mubona. ese wa mu Madrid abayingiye iki Uwo mubona gute se sujyona ukuntu kagameze asa nkaho ari ninjarwa rumva. bakajabiririye byatari Kakaza ngo katwitse mbese yemeje abafana. Ewa. kemera sarakaye Nawe umugire. Cyakoze njye mba numva umunsi umwe namubwiza ukuri cyangwa se yenga akora ibintu atazi ko nakonto. mani muri inshuti mwaserera. Twese rero nkamureka. Sanjye hari ikiziriko nziritse ngo ntabwo nava ahari. Ibaze mukuri Nanjye mbwiye ngo akazi kakibonekeza imbere y'abantu bava. Kandi ntabwo njye mba numva twazana mu kiganiro arabona. ese wangu uriya mama wigute Uyu uraho mbebe nyine rumva nyine asa nkaho nanyizirika umwana kuba turatoranye inzu nyine kandi turiga ku kigo kimwe mba ngomba nyine kumwereka ko turi kumwe ariko yibije avuye urumva namureka nyine. ese bamukumvikana gute ukagira amagambo Nyine ngiye nkunda kwiyambarira ekuteri nkamusiga akicara ibintu nk'ibyo nkagenda nkongera nkagaruka agira amagambo menshi baravuga kandi akavuga n'ibintu bitanashinga. cyazamunyereka ese ubwo yita mu Madrid mu muntu kumubona kuri kamera gusa ubona ko nta umuntu mubana nyine. Ese mu Madrid kuko mba nsigaye n'umuntu unambara ibintu birenze nyine bya bintu arigezweho rumva. Ariko izi mu Madrid yarabyihaye wanahora hasi. ese ko yise mu Madrid agira Padrid wasi Shasi ni nkuzi ariko niba namufite yewe baba bavuye bahwana. Oya ngomba kumubera undi muntu nyine kwa ushobora kumubera umwana mwiza yabona mwiza nk'umuntu nyine
utakora ikosa akakwibukira so ntabwo azi uwo ndimo mo imbere akambona ku isura gusa mbona just yiyemeye kuko yaba yibonekeza amose ageze akigaragaza ikimama kinini cyane kirekire umva nizo nuko areshya ubwo bataradushyira kuri kamera nyine ngo tubone turi duhagaze kareshya gute ni kagufi mana ikasanye karekesha se na nyina w'amoko amaboko ni muremure niba batagiye kureshya ukunda amaboko aramusoma ndikakubwira ese ubwo nka boyfriend cyangwa se afite boyfriend umva muremure ariko sinjya mubona ko ari mwiza tu gusa uzi uko nguko utaramubonye ishyamba buriya nubwaye mugufi ukazamujyanira umushyira sinamujyana ariko buri wese agomba kwiyitigitira umwana ariko ntuzategitire kuri papa Drake ntabwo namutigitira aho hafi mwari uriya yarangije guhura n'uwe nanjye nzahora n'uwanjye urumva ntabwo byavamo gusa ubwira ngo mbe njyemo nshaka kuhereza isomo ukuntu yumva ushaka umubwiza ukuri cyane rwose nzanamuta yiganje agira ubujajwe burya agira amagambo menshi cyane yaravuga byakanga ubuzima busa agira amagambo menshi yaravuga gusa ntabwo akunda kuvuga abantu neza nyine umuntu wayo wiyemera atazi uwagiwe ewe nanjye nkagira akantu ko kumushyigikira nyine ngabone ko ndi inshuti nziza nyine n'iki ariko simba ndwereka umutima umwana ese ntabwo mwajyanye kuko ukoze kuwa gatanu mwambaye kumwe urabona kaje ahubwo kandi icyo gikoro cyawe sawa tuza gusubira umwana nanjye ni umushuti wanjye umushuti wawe se ni ngombwa njya mu gitaramo cyanyu ni ukuri kumaze mu minsi utayibona icyo gikuri none ntabwo ari wowe icyo ushaka gikuri kugenda arumva icyo gikurikije hano uri kumwe na ndewundi ntabwo wari uhari nyine arifashe ngo ndumva icyo gikurikije arifashe arereka ngo gikurikira so twaganiraga nyine biraba muganira iki yambwira ngo usuhuze tumuhamagare twongere tumubaze twumve ko ari kunsuhuza ntabwo ari ngombwa ntabwo nyizeye nkwizera ntabwo nyizeye naturutse iriya nkumva ubugambo uri kuvuga kandi ngo ntabwo none se iyo uri guturuka ariya ntabwo uzahumva amagambo atarenze n'arindwi numvishe ariko ntabwo ari byiza ushaka kukereka kuri iki so ariko bisi turi inshuti inshuti ni yesu none umwana wanjye urifata ngo sha mba numva ubona bakabwiza ukuri ntuzi kubwiza ukuri hari ikibazo nanjye nzagukubwiza ko nawe mfite umuntu ntabwo uzambwire nanjye ndi inshuti yawe iyo ari inshuti yawe inshuti yande yawe ari njyewe okay twabonye inshuti y'umuri ifata ikajajwa ikavuga mba numva nawe mubwiza ukuri kagira ubugambo bwinshi hari umwuka nzakubwira nuko nuko bifashe biri seri ariko ntabwo byari urumva uri mukuri avuga cyane disi kure ufite ngo zijya zincana azura umwana w'umwana ntabwo ari ubwana bw'umwana njyewe nimba mubwiye ko turi inshuti ukabona bihakanye ibyo birakureba inshuti mani wowe n'urusiriya ntabwo uri kumva ntose kuvuga ngo ntose uri muremure tubigire basi uri muremure wabaye muremure muremure cyane rwose wowe uri muremure ariko ku myaka ndusha iki icyo naba nkurusha n'icyo naba nakurusha hanyuma uri iki ubwo nyuma yaho uri iki cyane inshuti yawe nyine kundi iki abantu mujya mufata mutubona uri inshuti yanjye nsanzwe uri kunjejwaho wareze wasakuje ubundi wose kurusha ubundi wese nyuma mbwira amagambo nk'angahe wumvishe ubwo wowe mwana uri kuvuga nawe wenyine nubwo ntamenya uwo ari we bwonyine ngo ngako ngayisazwe ndebe ko ujye kumubwira ati twavugaga gutya na gutya kumbwira ko isi si isakaye ishumi yanjye nyine ntabwo hari isakaye igihe uzankenera ukambura ubwo wese ntunkenera wese ntunkenera niba ukenera nzapfe nanjye ningukenera nzapfe
bro Okay. yeah Ikintu kibabaza nuko hano mugira n'ubufuti bw'ubucucu gusa mwita mwitumbishwa bwa danje. Wari wanyemeje wari wasanga ndi kukuvuga ahantu se? ntaragusanga se njyewe unsanze Okay. turi kumwe gusiza inyuma One day uzanyenera shumi yanjye. Urifata mani ngo banumva shaka kubwiza ukuri. Mbwiza ukuri umwanya urawufite. yawe nimba iki ubundi se byambyishe cyane magemo niki mbere ya byose Mbwiza ukuri sasa nta kuri nta bamubwire. ayo nitonyeshwa bitageze Man, uzongera na rimwe gutinyuka kongera kumvugisha urinja utongera kumura ntawe yongeye kuntubutoki urongera man uretse nzakwereka ko nanjye ndi umuntu man ako ni ndusaba umuntu abundi ko iki uri kuburana cyane uri no mu mafuta aya mafuta nsanze hose one day uburibwe uncishijemo nawe uzagomba shumi yanjye nimba rero wumva uri perfect ibyo ni ibyawe serious mbonye kuko n'inshuti mbi baburanye cyane ariko nuko mbishaka kandi nuko nabikoze mbishaka byaba wizeye ko nabikoze ibyo wavuze ni ayo wumvise ubwo nyine na sema mundi wa na wani yesajijwe mwana bakwi Modi, senyumna, please, basi mbamuzi. Mbanize kumutanizo kamera. kandi nari nahisizeho cyangwa njye kuzana ikaramu ngiye kwandika ibibazo ndibuze kubabaza kuko warumbwiye ngo dutegereje mu madrip. Shamba ore mwana si ibyo bintu. Mana nyaga man wibeshye Shamba ore mwana si ibyo bintu. wibeshye usibe icyo kiganiro Please. abantu bamenye ko inshuti nyayo ni itari Babarira ugisibi. Batabona ndi guserera nako. ntabwo bagisiba kino kiganiro niba batagishiraho ubwo birangira None se ubundi barebe bamenye inshuti nyazo bamenye ngo umuntu muba muri kumwe kininde None se mwirirwa mukorana ibiganiro mugenda byagenze ute ko muri kumbwira mbisibe ko ntari imana najye kuzana amagambo ikaramu? nkariya man Byagenze ute ko muri kumbwira ngisibe kandi najye kuzana ikaramu? No, aje ndi kuri phone nyine biramubabaza. birambabaza nta magambo numvisha atari meza Mbabare kishira n'igishire. iki kigomba kujya abantu badukurikira mukamenya ngo inshuti nyayo ni iki ni itari ya nyayo ni iyi n'abantu bakabishushanya None se reka mbaze Gaciro irajyaho ibyo bintu koko niko byagenze? No, aje ndi kuri phone nyine ubwo mwari muri kuvuga ibiki wowe n'umushuti wawe nyine usanze tukuvuga ariko ntabwo wabyumvishe. ntabwo nabyumvishe Yeah. okay niba okay tugize niba na kamera ririho mwari muri kuvuga ibiki turasubiza inyuma turebe niba kamera koko byari biriho Ntabwo bari kucyapload. kirajya Ntabwo kiri turabireba no kirajya ntabwo kiri bujye. kirajya Ni muri kamera ye dimo ntabwo kiri bujye. Kirajya. Ntabwo kiri bujye. Okay, none bimeze gute ko mutari kumbwira? Narinje ngo tugire ngo mani mbona ngo mubwire yaje mbere yanjye kumva ndabizi ni nanjye wamusize aho ngaho kuko nari ngiye kuzana ikaramu nandika utubazo ndibuze kugira gute ndibuze kubabaza uyu munsi twateguye. None se muri kubona nimba ari uko bimeze ikiganiro kigikozwe? Araje kumva nshaka nakibona nawe mwereke araje yicara hano kumva nasiga nyuma nyene ndi kugana nandi bashite banyu none umukobwa aza mbere yanjye sinzi ikintu nyine cyatumye adusiga tu maybe ko yaba ari kuteza yaraje kureba none umwana arangije araza sinzi umuntu barara no kuvugana tu man baragenda baramvuga ngo wana ngo mba numva namubwiza ukuri akantu none ikintu kimbabaje mani ngeze hano umva mani kugira amenye ko ari nanjye bitanumva mani wowe barakugana gusa ndumva kaga kuri kaje wibaze nawe gusa ngira ubugambo bwinshi mani ku muntu twirirwa na gutya No, ariko uri kuvuga urabeshye no sibyo bintu wabyumvishe? wabyumvise. turabetinga nidusanga ayo magambo mvuze arimo kino kiganiro kizaplodingwa tumenye Ntabwo muri inshuti mushyire nyayo kuri noze. Oya njye ntabwo nari mari icyo cyo nimba ari uko byagenze ndaza kubyumviza ntumve nimba birimo koko ninsanga birimo ntabwo kijyaho nimba kitari Please, ntabwo kiri bujye mwa. kigomba Ntabwo kiri bujye. Ntabwo kiri bujye. Wayije mwanya yayije ntabwo kiri bujye. Umushaka kujya noneho basibe isura baze yawe kunsiba bagusige ugiyeho nimba uzakujyaho. Ntabwo kiri bujye. icyo nzi nuko kiri bugiyeho none ubwo ngo turabigenza gute by'ukuri? None se ibi nibyo twari twateguye? ariko se Usiko bimurakaje niba naricara ngo muvuge nabi ubwo ibyo bintu we abazananiye iki Okay, none
ubwo murabona turi bigenze gute? ntabwo kino kiganiro gishobora kutajyaho. Okay, reka mbabwire, reka mbereke uko tubigenza, sibyo? reka ibyo bigango byose yari ari kuvuga aneza umuntu mani. Okay, ni njye wagira ubuganga bwinshi ntabwo twakwiga udaseba kwansebeje n'uwo mukobwa. Okay, reka mbabwire ibyo ari byatuzanye cyangwa ibyo twari twateguye gukora ntago ari ibingibi byo gushwana cyangwa byo gushwana kuri kamera, imbere ya kamera, sibyo? Ahubwo reka mbihanganishe nk'abantu b'abavandimwe baramukundanye, mwaramukorera mu kintu cyose. Oya ntago ari ukuvuga, ndabyumva birabaho, birashoboka, sibyo? Ahubwo habeho kwihanganirana, sibyo? Habeho kwihanganirana kubera ko n'ubundi mu buzima busanzwe ibintu tuba tubizi ko tugomba guhura nabyo, ariko mureke kurakarirana bigeze aho ngaho, sibyo? Murabizi mwese ko muri abakunzi ba Lifetime TV. Okay, ndaza kubimenya kandi ninsanga kamera yari iriho, ninsanga koko ari uko byagenze, ngenda cya uploading abantu bose bamenye Gaciro wa nyawo. Bamenye bacya uploading, bamenye isura yawe. Oya, none se niho uri bugire, uri buza kucyeditinga cyangwa kugiciraho? Sinzi impamvu abantu ngiye ninsanga ibyo bintu koko yabikoze, ndacya uploadinga Gaciro amenyekane nimba ari uko ameze. Ni ibyo bintu yabivuze koko mani yambabaje. Sinzi impamvu abantu ubundi twizera mani tugaha agaciro abantu aribo batubabaza. So abakunzi ba Lifetime TV murumva nijwi biserizamo ikiniga, ibyo nari nateguye cyangwa se ibyo twari twateguye by'uyu munsi siko bigenze, muratwihanganira, ariko reka tugerageza basi tugerageze tubunge cyangwa se tubumvikanishe ko bashobora kuba bakumvikana bakoroherana, kari ibyo dukeneye muri ubu buzima. Kandi ndizera ko namwe ubwanyu abakunzi ba Lifetime TV muri buze kubidufasha mu mugire ibitekerezo n'inyunganizi, munabandikira by the way, yaba ari kuri mu butumwa bwanyu mucishe muri comment cyangwa se mu bibandikire nabo muri inbox aho bari ibiganiro bishize bababwiye ama platform yanyu yabo mwabashakiraho, muze kubibandikira mu bamenyeshe, mumve aho ikosa riri cyangwa se aho bagomba gukosora ayahe. Mudufashe muze kutwihanganisha cyangwa se mubihanganishe nabo ubwabo baze kugerageza guca bugufi babashe kumvikana. Ndabinginze mwumvikane, mubabarirane, ntabwo ibintu byari ariko byari bimeze, sibyo? Kandi ndizera ko nimwumvikana mu gace bugufi ntazibana zidakomanya amahembe, kirango murabizi. Ndagusezeranya ko nari nagusezeranyije ko kitari bujyeho, ariko niba ko kuri guhakana ibintu wavuze kiraza kujyaho. Inshuti n'abavandimwe baze kugira ute, baze kuduha inyunganizi n'ibitekerezo by'iki by'uko ibintu byagenda, cyangwa se by'uko babona uburyo bagira icyo badufasha mu bitekerezo n'inyunganizi, kubera ko ni ibintu bibabaje. Ntabwo nari nzi ko ari uko biri buze kugenda. Nsimbutse ngiye kuzana ikaramu, ndibuze gutegura aho n'agapapuro ibyo ndibuze kubabaza, ariko finally nsanze ari uko bimeze. Umwe ngo yamvuze ibi n'ibi, undi ntabyo navuze, undi kandi mu by'ukuri kamera yari iriho. Okay, reka turaza kumenya ukuri aho kuri, niba kuko yabivuze cyangwa atabivuze. Reka mbabwire rero tugira inama, sibyo? Ikiganiro cyatuzanye ntago tukigikoze, kandi n'uburyo na mood murimo ndabona ko bitaba bigikunze. Ahubwo mumfashe twumvikane kugira ngo nejo bundi muzagume mukora n'izindi project zitari n'ibingibi gusa, kuko mufitanye urugendo runini cyane. Ntabwo guhagarira ahangaha rero. So ndabinginze mwumvikane. Gaciro niba wakoze amakosa, nimba hari igihe n'umuntu asitara gutya ku kantu gato, wenda ari n'undi mwari muri kuvuga, ariko ukagira gutya ukemera ikosa kugira woroshye ibintu, ukamusaba imbabazi bikarangira, kandi nawe araziguha. Ndizera ko usabye imbabazi azihabwa. Ntabwo nakuraho kamera mutarababarirana, kuko nimba ibintu byabereye kuri kamera bigomba no kurangirira neza kuri kamera.
ndabinginze please, ndabinginze pe biri seriye. Okay, basi mbabarira. Oya, kucyumva ko watanga imbabazi ariko bakuyeho kamera kandi byose byabereye kuri kamera. Ntabwo mwari muzi ko yari iriho, ntabwo bwange sinari nzi ko ari uko byagenze. Ariko nimba ageze avuga ati mbabarira, nawe umuhereza imbabazi birangira. Nibyo bivuye ku mutima se, ngaho byereka abakunzi ba Lifetime TV. Bimuhereke, umuhereze ukuboko, musuhuze, unamuhereze hug, umuhereze yambi biri ngombwa kuko umwereke ko nta kibazo bigutwaye, wamuhaye imbabazi zimuzi kwe ku mutima. Ngaho mu kuboko basa kamuhukure umureba nkuko byari bisanzwe bimeze. Uzuko ari nge wakubuzaga mu biganiro bisanzwe kuba kumureba, none kuri inshuro ntushaka no kumureba. Nyine ashaka haga muyambire nukuri, sha muyambire ndakwinginze please. Subikorere nge basi, bikorera abakunzi ba Lifetime TV. Oh yabikorera abakunzi ba Lifetime TV. Umuhereze yambi, umuhereze n'imbabazi birangire. Ndamubabariye. Nasabiye abakunzi ba Lifetime TV bimwereke. Kandi urabona nawe ubwiyo wamuhaye kuboko arakwanga, bisobanura ko akeneye ko bimwereka ko wabikoye ku mutima. Muhereze haga bimwereke ariko nta kibazo. Gaci nawe nizere ko biri ku mutima sibyo, nawe mushimire rero turebe ko yes. Abakunzi ba Lifetime TV, uyu munsi nta morali turi buze gukoresha nyinshi kubera ko ibi byari byatuzinduye ntago ariko bigenze. Ndumva nanjye ubwanjye ncitse kime kuba nsanze bimeze kuriya, ariko kubw'amahirwe nuko basabanye imbabazi kuri kamera, bakanazihana kuri kamera. Ni ibintu byiza cyane. Reka ngire gutya nkureho kamera maze nshaka uburyo mbunga ari ibintu bya official. Dushake n'ahantu twicara wenda nako kunywa bakanywe, cyangwa se twiyungire ku kantu k'abantu babakuru bagomba kwicariraho sibyo. Abakunzi ba Lifetime TV twizere ko mumeze neza kandi mugumye kurindirwa mu buntu bw'Imana. Reka tubabwira ati ciao ciao, umunsi mwiza kandi na weekend nziza. Bye.